Yesu ashimwe cyane bene data, Imana ibamugisha cyane ko tugeze hano kano kanya. Kano kanya rero ni akanya keza cyane ko kuganira ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni ubuzima bwacu duhoramo umunsi ku munsi. Iyo wagize umugisha wo kuza ukaganira n'Imana, ukumva icyo Imana ikubwira, ukamenya icyo ukeneye gukora, biragufasha cyane kugira ngo no mu migambi yawe ya buri munsi bishobore kugenda neza. Burya iyo uzi ngo ejo bimeze gutya, ejo bizagenda gutya, ubuzima bwanjye buhagaze gutya, biragufasha cyane. Rero ijambo ry'Imana ni umuyobozi ukomeye, umuyobozi Imana yashizeho kugira ngo abantu bayo bajye bashobora kumenya kugenzura ibihe, kumenya aho igihe kigeze, kumenya aho ibintu biri kugana, kumenya ejo, byose tubigenzuza ijambo ry'Imana. Dushobora kumenya byinshi iyo twitondeye ijambo ry'Imana. Dushobora kumenya ibihishwe mu bwihisho bukomeye cyane. Rero kano kanya nashaka kugira ngo tuganire ku ijambo rimwe, ari ryo gushikama cyangwa se kugendera mu ijambo ry'Imana udaciye iburyo cyangwa ibumoso. Inyungu bizana, ese bizana izihe nyungu? Nagira ngo turi aho ngaho dusome ijambo ry'Imana. Turasoma mu gitabo cya Yosuwa. Dusome mu gitabo cya Yosuwa, ni ku gice cya mbere, hanyuma dusome umurongo wa 7. Igice cya mbere Yosuwa, hanyuma dusome umurongo wa 7, ndetse turamanuka tugeze ku murongo wa 9. Reka dusome. Icyakora ukomere ushikame cyane kugira ngo witondere amategeko yose umugaragu wanjye Mose yagutegetse, ntuzayateshuke uciye iburyo cyangwa ibumoso, kugira ngo ubashishwe byose aho uzajya hose. Ibiri muri iki gitabo cy'amategeko ntukarorere kubihanisha iminwa yawe cyangwa se kubihanisha akanwa kawe, ahubwo ujye ubitekereza ku manywa na nijoro, kugira ngo ubone uko ukurikiza ibyanditswemo byose. Niho uzahirwa mu nzira zawe, ukabashishwa byose. Mbese sinjye ubigutegetse? Nuko komera ushikame, ntutinye kandi ntukuke umutima, kuko Uwiteka Imana yawe iri kumwe nawe aho uzajya hose. Iryo ni ijambo ry'Imana twasomaga mu gitabo cya Yosuwa, igice cya mbere ku murongo wa 7 no kumanuka kugeza ku murongo wa 9. Imana ibwaniriza Yosuwa. Uko mubize mu mateka y'iki gitabo cya Bibiliya, Yosuwa yagendanye na Mose. Yosuwa yagendanye na Mose kuva urugendo rw'Abisiraheli bava muri Egiputa kugeza ubwo imyaka yose bamaze mu butayu, kugeza ubwo Mose yabashe kuruhuka cyangwa se gusinzira. Kandi mbibutse ko Imana ubwayo ariyo yabikiye Mose, iramubwira ati yabikiye Yosuwa, imubwira ati usomye nko muri iki gice nyine uhereye ku murongo wa 1, amubwira ati umugaragu wanjye yarasinziriye, umugaragu wanjye yarapfuye, ariko ngiye gukomezanya nawe, tugiye gukomezanya, tugiye gukorana. Haleluya, tugiye gukorana, ariko ndagira ngo noneho ukomere ariko kandi unashikane. Haleluya. Yosuwa niwe wagendaga avuga iby'Imana yategetse, kuko ariwe wari intyoza, niwe wari intyoza. Ariko Mose kandi yari ugutwi, niwe wumvaga ibyo Uwiteka abwira iteraniro ry'Abisiraheli, abwira Abisiraheli. Hanyuma Mose na Yosuwa akaba ari ugenda noneho akabasha kubisakaza, agashobora akabwira Abisiraheli ati Uwiteka arashaka ko dukora ibi n'ibi. Murabyibuka batangira, Imana yamubwiye ati, ubwo Mose yakomplaininga avuga ati ngiye urangerageje, kuko ntabwo mu by'ukuri nshobora kuvuga, urabizi ko urabizi ko akanwa kanjye katacyaye, nzabigenda gute, nzakora iki, nzabigenza ne? Ariko icyabaye ni iki? Nuko Imana yavuze ati Mose, ibyo ndabizi. Mose, ibyo ndabizi neza uko umeze, nzi imbere n'inyuma hawe, ariko nzagutoranyiriza umugaragu wanjye Yosuwa. Uyu azagendana nawe, azajya ategeka ibyo azajya akora ibyo uzajya umutegeka byose. Igihe kirageze, Mose aratabaruka.
yazamutse ku musozi, Abisiraheli, iterano ry'Abisiraheli bategereza ko agaruka, reka da ntiyagaruka. Ariko Imana ibona yuko igihe kigeze cy'uko iterano ry'Abisiraheli batagomba kugenda bonyine, batashobora kubaho nta muyobozi. Imana ihagurutsa Yosuwa. Yosuwa iramubwira iti wagendanye n'umugaragu wanjye Mose, ariko kano kanya Mose yarapfuye, Mose yaratabarutse, urugendo rw'iwe rwararangiye, yarashaje rwose. Ariko rero ndashaka kubwira ko wowe ugiye guhaguruka kano kanya, ugahagurukana n'iri teraniro kandi ukarijyana muri cya gihugu nabasezeranije. Niko kubwira rero umugaragu wayo, iramubwira ati rero ukomere ushikame kuko birakomeye. Aba bantu uyobora, aba bantu ubona ubanye nabo igihe kirekire, urabazi, ukomere ariko kandi ugendere ku mategeko yose yanditswe mu gitabo. Atari ukuyagenderamo gusa, ahubwo ujye uyatekereza ku manywa na nijoro. Hakaba harimo ijambo rimwe rero ushaka kugira ngo nze kugakoca, ngo kuko aribwo uzahirwa nugendera ku mabwiriza yanjye, ukagendera ku mategeko yanjye ngutegeka uyu munsi, nuyaca iburyo n'ibumoso ukayakurikiza, nibwo uzahirwa. Haleluya. Ijambo ry'Imana rirenze uko twebwe turiteka, ni rinini cyane, ni rinini. Iyo ushoboye kuryinjiramo ukaryumva neza, ijambo ry'Imana ni ubuzima, ni ubugingo. Iyo ryakwinjiyemo ukumva ryukuzuye, riguhindukira umutsima, riguhindukira ubuki, riraryoha cyane. Imana ibwira Yosuwa iti ugende ukurikize itegeko ryose nandikishije muri iki gitabo, ijambo ryose nabwiye mugaragu wanjye Mose, rimwe ryose ryanyuze mu kanwa kawe uyu munsi, uretse no kurihoza mu kanwa kawe, ahubwo urikurikize, urigenderemo ku manywa na nijoro. Ntukarike iburyo, ntukarike ibumoso, ntukarifate minenegwe, urikurikize uko ryakabaye. Kuko nubigenza gutyo nibwo uzahirwa, nibwo uzagira amahoro, nibwo uyu muryango w'Abisiraheli nibwo uzagera kure, nibwo uzabasha kwaguka, nibwo umuryango wawe uzaguka, nibwo imirima yawe izarumbuka, nibwo amashyo yawe azarumbuka. Ijambo ry'Imana, ntukarike iburyo cyangwa ibumoso. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo nibwo uzahirwa mu buzima bwawe, mu bugingo bwawe, ukiri hano ku isi, uri kumwe n'Imana, ugendera ku ijambo ryawe, niko guhirwa konyine, niko guhirwa. Wakora ibintu byose, wabuze ubwenge, warize amashuri menshi, ariko reka nkubwire, nibwo kubaha ijambo ry'Imana no kugenderamo, niko guhirwa konyine. Niyo nzira yonyine ihari yo kugira ngo tugere mu migisha yose. Niyo nzira kugendera ijambo ry'Imana, kubahiriza amategeko n'amabwiriza yose yanditse muri iki gitabo, nibwo guhirwa konyine. Haleluya. Ijambo ry'Imana rirakomeye, ijambo ry'Imana rirahambaye cyane. Ijambo ry'Imana rishobora gutuma uva ahantu hamwe ukagera ahandi. Ijambo ry'Imana rishobora gutuma iyo ryubahirije ukarigenderamo uko ryakabaye, ukarigenderamo ku manywa n'ijoro, ukaryumva. Atari ukujya mu misa gusa ku cyumweru, atari ukujya gusenga ku cyumweru gusa, ariko ukurikiza ijambo ry'Imana uko ryakabaye ku manywa na nijoro, ukarigenderamo udaciye ibumoso cyangwa iburyo. Ntibyateye muri iki gihe umuntu akagenda agahimba ibintu akabishyira hariya, agakora ibyo yishakiye, ntarebe icyo ijambo ry'Imana rimubwira, ntaryiteho, ntarebe icyo ijambo ry'Imana rimubwiye, ntarebe icyo amabwiriza yo mu ijambo ry'Imana icyo avuga, ahubwo akikorera ibyo ashaka. Ubwo ni ubuzima tubamo iyo twabaye disconnected, iyo twavuye mu murongo,
iyo twavuye mu murongo tukigira mu bindi bintu turagenda tukikorera ibyo dushaka. Ni nayo mpamvu guhirwa kwacu kuba kugufi cyane. Guhirwa kwacu kuba kugufi. Ibintu biranga, uragerageza ibintu bikanga, urakora ibintu bikanga, nta kintu kigenda, nta kintu gikora. Kubera iki? Wanyuranyije n'amabwiriza y'ijambo ry'Imana, wanyuranyije n'icyo Imana ishaka gukora, wanyuranyije n'icyo Imana yagambiriye ku buzima bwawe. Ahubwo wafashe iyindi nzira, wanyuze iburyo, wanyuze ibumoso, watandukiriye, wagiye mu nzu udakwiye guhagararamo. Uko guhirwa kwawe kukaguca mu myanya y'intoki. Ibintu ntibigenda neza, ukarangiza amashuri yawe, warize uri umuntu w'umunyabwenge abantu bubaha rwose, ukarangiza uri ufite distinction muri university rwose abantu bose bakubaha, ariko ukagera hanze bikanga. Kubera iki? Wakikubiri n'icyo umuremyi wawe agambira ku buzima bwawe. Wanyuze mu yindi nzira, nturi kugendera mu mabwiriza neza, ukaba uri umuntu rwose ushabika gukora ibintu byose, ugerageza gukora ibintu byose n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose, ariko bikajya byanga. Kubera iki? Ntabwo ushobora guhirwa mu gihe utari mu murongo, utari aligned n'amabwiriza y'Uwiteka Imana. Ijambo nagambiriye cyane ni uguhirwa, kuko Imana yabwiye mu wayo Yosuwa, yarambwira ati uzagendere mu ijambo ryanjye kugira ngo ushobore guhirwa. Yewe wagenda ugashikama, wagenda ugakora ibintu byose n'imbaraga zawe, ariko nudakurikiza ijambo ryanjye uko naritegekeye muri umugaragu wanjye Mose, guhirwa ntabwo ntuzahirwa, ntuzaba successful. Urugamba uzarwana ntuzanesha. Yewe aba bantu bawe ntuzabageza mu gihugu cya Kanani aho mbajyana, ntabwo uzabagezayo. Ariko nukurikiza ijambo n'amabwiriza, ugakurikiza itegeko ryose nandikishije muri iki gitabo, uzahirwa, ibintu byose bizagenda neza. Kandi niko byagenze. Umugaragu w'Imana Yosuwa yakomeje kugendana n'Imana kugeza agejeje ubwoko bw'Imana mu gihugu cya Kanani, mu gihugu Imana yari yarabasezeranije, igihugu yari yarabwiye umugaragu wayo Mose. Baragenda baragihindura. Haleluya. Baragenda baragihindura, bakorana n'Imana, bagendana n'Imana, kubera ko yabashije kumva icyo bisaba kugira ngo agere ku icyo Imana yari yaragambiriye. Nta kindi rero kwari kugendera mu ijambo ry'Imana, kwari ukugendera mu mategeko n'amabwiriza Imana yari yarahaye umugaragu wayo Mose. Yosuwa abihagararamo neza. Yosuwa arahagarara, aravuga ati njyewe nzagendana n'Uwiteka, njyewe nzakorana n'Uwiteka, njyewe n'umuryango wanjye wose tuzakorera Uwiteka. Yosuwa arahagarara bwuma, aragenda yambutsa Abisiraheli Yorodani, arabambutsa, baragenda bahindura igihugu cya Kanani, baragenda baragitura. Ibihugu byose birabatinya, birabubaha, ibihugu byose birabapfukamira, bavuga ati aba bantu bagendanye n'Imana, twababonye ku nyanja itukura, inyanja ikama barambuka, twarababonye, maze ngo bateye abantu bose ubwoba. Mu bihugu byose byari bikikije igihugu bajyagamo, bagira ubwoba bwinshi cyane, bataba abantu bateye ubwoba, abantu bashobora kwambuka inyanja itukura igakama bakambuka. Tuzahangana n'aba bantu gute? Ariko byose byavuye ko Yosuwa yumvise ijambo ry'Imana, yumvise icyo Uwiteka amutegeka, yumvise icyo Uwiteka amubwira. Igihe yamubwiraga ati icyakora ukomere ushikame, ukomere ushikame, kugira ngo witondere amategeko yose nategekeye mu kanwa kanjye k'umugaragu wanjye Mose. Ukomere ushikame, birakomeye. Ubu bwoko urabuzi, ibyo mwahuye nabyo muri ubu butayu urabizi. Ukomere ushikame, uhagarare ushikame. Murabizi uko intambara zirwana, udahagaze ngo ushikame, ngo uhagarare rwose ube determine, uvuga uti njyewe nahangaha, ubu nahangaha, akuna kurudi nyuma, nta gusubira inyuma, ntabwo bigenda. Ariko Mose amaze gutabaruka, Imana yagombaga kubona umuntu umusimbura. Haleluya. Imana yagombaga kubona umuntu usimbura nde? Yagombaga kubona umuntu usimbura Mose.
ibona umugaragu wayo wagendanye na wabaye trend, actually wabaye trend, kuko yagendanye na Mose, yabonye ibyo Mose yakoraga, yabonye ibyo Mose yagenderagamo, uburyo yayoboye ubwoko bw'Imana, uburyo yagendanye nabwo, yarabibonye byose, igihe amazi yaburaga, igihe ibiryo byaburaga, igihe bageraga ku nyanja, byose arabyitegereza, aravuga ati uyu rero Uwiteka arabyitegereza, aravuga ati Yosuwa niwe wenyine uzashobora kujyana ubwoko, kuko yabaye trend tazi buri jambo ryose navuganye na Mose ararizi, iri ku mutima we. Uyu rero niwe ushobora gukomeza agateka inkovu urugamba, akagenda akageza Abisiraheli aho bagomba kugera. Haleluya. Imana rero igihe cyose yaguhamagaye ikakubwira ati mwana wanjye ndagutoranije, waba uri pasiteri, waba uri mwarimu, waba uri umuririmbyi, waba iyo ugize ibyago Satani akakugabaho ibitero ugatsinduka, ugatsindwa, n'ubu ugishoboye kwitonderera ijambo, n'ubu ugishoboye kugendera mu mategeko n'amabwiriza y'Uwiteka, reka nkubwize ukuri, ibintu byose bigenda nabi, ibintu nibikora neza, ibintu birahinduka, kuko ifuhe ry'Uwiteka rikugeraho, akazi nikagenda neza, umunezero mu rugo nubamo, yewe ubuzima bwawe bujya mu bindi bintu byinshi cyane, maze urugendo rwawe rwo kugera mu gihugu Imana yagusezeranije rukaba rurerure cyane, kubera ko ntushobora guhirwa. Hariho abantu batekereza ati twarahiriwe, dufite byose, ariko reka nkubwire, ntabwo wahiriwe. Nugenzura neza urasanga uri empty, urasanga hari ikintu kibura muri wowe. Umunezero nawe uhaje, wa munezero nyawo uva ku gakiza, uva ku buntu bw'Imana buri muri wowe, uva ku ijambo ry'Imana no kwitondera amategeko y'Uwiteka, wa munezero utagurwa amafaranga, wa munezero utagurwa yuko ufite madaraka cyangwa ufite icyubahiro. Buri mezi atandatu turabona promotion, ariko wasubira inyuma wakwicara ukumva uri empty, ukumva hari ikintu kibura. Aho kugira ngo wagerageza kugishaka, Satani nawe akakubwira turabizi, jya gukina golf. Nibyo, jya gukina golf, genda uhure n'abantu bo muri golf club, genda ukine golf. Ufite amafaranga yawe, urakora muri banki runaka ikomeye, ufite ikigo uyoboye, ufite ukumva ugomba gukina golf, ugomba kujya gukina tennis, ugomba kujya guswiminga muri za piscine, ugomba kugenda ukajya kuruhuka, ukajya muri vacation, ukagenda muri mu hantu hatandukanye, mu bihugu bitandukanye, ukajya muri vacation, ariko wagaruka still ukumva hari ikintu kibura muri wowe, ntabwo byuzuye, hari ikintu kibura. Ni ukubera iki? Guhirwa nako kubera iki? Uri kugenda waratandukiriye, ntuhagaze neza mu murongo, ntuhagaze neza mu mabwiriza n'amategeko, ntabwo ushobora kugera kure, ntushobora kunezerwa ngo wumve utuje. Ufite byose, ibintu byose birikora, ibintu byose bimeze neza, ariko hari ikintu kimwe mu by'ukuri ubona cyabuze muri wowe, cyarabuze. Umunezero wuzuye, ibyishimo byuzuye, bimwe ugira umunezero wa wundi uryama ukizigura, ntukoresha imiti yindi tumusinzira, ntugire stress yindi kubuza gusinzira. Kubera iki? Kubera ko iyo witondera amategeko y'Imana, ukagenda mu mategeko n'ijambo ry'Imana, ukabyitwaramo neza, ukabwira Uwiteka ati Uwiteka, shoboza birakomeye, shoboza birahambaye, ibi bintu birakomeye, umwanzi amereye nabi, umwanzi aranera ku manywa n'ijoro, umubiri wanjye urangora, Satani amereye nabi, isi imereye nabi, amagambo ni menshi, ibyo mbona ni byinshi, ariko ndashaka ngo ndengere. Uwiteka arakurengera kandi ugahirwa, ukavuga urwego rumwe ukajya ku rundi, ukagira amahoro. Niyo waba ufite dukeya, abantu babona rwose uri umwe mu cyiciro cya nyuma, ariko iyo uri mu ijambo ry'Imana, Imana irakureba ikabona wowe ufite byose, kubera ko ufite amahoro yo mu mutima.
muri iki gihe cya crisis bimeze gutya Uwiteka guha amahoro. Mu gihe kimeze nk'uku inzara imeze nabi mu gihugu hose kubera izuba ryaranze, inflation imeze nabi, intambara hirya no hino ziri gutuma ibintu bitagenda neza, ntabwo biri kugenda neza. Abayobozi baragerageza bagakubita hirya no hino ngo barebe ko basubiza ibintu ku murongo, ariko bikanga. Kubera iki? Kubera ko isi yose iri mu kavuyo, isi yose iri mu kavuyo. Ibintu byose biri guhinduka vuba vuba, ibintu birahinduka vuba vuba. Ntibakimenya aho bafatira, ntibakimenya uburyo baregera ibintu bimwe na bimwe. Crisis, chaos izanwa n'iki? Izanwa n'umwanzi kugira ngo abantu b'Imana losing faith, bave mu byizerwa kubera ko byakomeye. Kwihangana bikanga, ukabura umunsi wa mbere, ukabura umunsi wa kabiri, umunsi wa gatatu ukavuga ati no, I'm going on the street. Akajya ku muhanda akagerageza kureba ko hari umuntu wagira ikintu amufasha, yakwigurisha, yagira gute, ariko byibura naze kubona abana biwe bapfa cyangwa abana biwe mu by'ukuri bandagaye kubera iki byintu byakomeye byananiranye. Cyo crisis tuzabiganiraho ikindi gihe uburyo umuntu ashobora guhangana na crisis. Guhangana n'ikibazo, ibibazo bikomeye, iyo igihe ugezemo gikomeye, ibibazo bikomeye cyane, isi imeze nabi, ubona ibintu byose byararuzi umurongo, nta murongo ubibonaho. Kubera iki? Kubera ko chaos, Satani agomba guteza chaos kugira ngo abashe kwigarurira abantu benshi. Chaos. Ariko Imana iratubwira ngo shikama kandi ukomere. Haleluya. Ngo mbese sinjye ubigutegetse? Nukomera ugahagarara ugasengera muri iri jambo ukavuga ngo Uwiteka we, ndashaka ngo undengere, ume gukomera, ume gushikama. Iri jambo ryose untegeka uyu munsi ume kurishikamaho, ume kuritegereza, ume kuritekereza ku manywa na nijoro, ndigenderemo ku manywa na nijoro. Uwiteka we, ndashaka ngo undengere, ndashaka ngo ukorane nanjye, ndashaka ngo undengere, ntusige ntunte, ahubwo ijambo ryawe ume kurigenderamo ku manywa na nijoro. Uwiteka azaza abane nawe, kandi Uwiteka azagufasha, azakurengera mu bikomeye, izagufasha no mu gihe cya chaos, izakubana nawe no mu gihe gikomeye cyane cya inflation imeze gutya, igihe cy'inzara kimeze gutya, mu gihe ibintu bitagenda neza, uhembwa amafaranga ntumenya aho inyuze, ibiciro ku masoko byaratumbagiye, byaranze. Uwiteka azabana nawe kuko azaguha guhirwa, azaguha guhahira aho abandi baburiye. Haleluya. Azaguha guhahira aho abandi baburiye kuko uri kugendera mu ijambo ryayo. Uwiteka azaguha guhirwa, azaguha guhirwa, maze aho byanze, aho abandi baburiye, aho bitari kugenda neza, Uwiteka azagira gute? Azakurengera, azagufasha, azaguhindura, azakujyana mu gihugu yasezeranije ba sogokuruza. Si yose ibivuze, nubyizera, niyo ibivuze kuzabana nawe, kuzakorana nawe, ko itazigera igusiga n'umunsi n'umwe. Komera rero ushikame, komera ushikame. Igihe kirakomeye, birakomeye cyane, ariko ushikame maze ugendere mu ijambo Imana yavuganye nawe, yagusezeranije ibintu byinshi, yakubwiye amagambo akomeye, urayibuka ukayahoza ku mutima. Ugende ukomeze ushikame, utegereze Uwiteka. Uwiteka nawe azaza, ntabwo azatinda. Haleluya. Reka rero dusengere imitima yanyu, dusenge tubwire ngo Uwiteka we, duhe gushikama. Uwiteka Mana yacu niwe Mana y'ukuri, niwe Mana yagendanye n'umugaragu wawe, niwe wagendanye na Mose, niwe wagendanye na Yosuwa, niwe wagendanye n'abakurambere bacu bose dusoma mu ijambo ryawe. Ubana nabo, abakurikije ijambo ryawe barahiriwe, abagendeye mu murongo wose ubategeka, abagendeye mu mategeko yose wabategetse, abo barahiriwe. Dufite ubuhamya bwabo, turabusoma tukaturyohera, turabusoma tukumva turanezerewe. Uyu munsi turi imbere yawe, turasaba ngo uduhe kugendera mu ijambo ryawe,
tutarikiye iburyo cyangwa ibumoso, ahubwo tugendere mu mategeko yawe n'amabwiriza yawe dutegeka uyu munsi mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo tushobore guhirwa mu buzima bwacu, tubashe kubaho ubuzima bufite intego muri wowe mu izina rya Yesu Kristo. Umugisha umuntu wese uzumvira ijambo, maze rimuhindure, rigire aho rimuvana n'aho rimujyana, rimugarure mu bwami, rimugarure mu murongo, ryongere rimurememo umutima wo kugukunda no kugukurikira ku manywa na nijoro, kubera kuri Uwiteka Imana yacu. Kandi nuhinduka ibyo wavugiye ibyo wavuganye na Mose, ukavugana na Yosuwa, natwe nibyo uvugana natwe uyu munsi, ngo cyakora dukomere kandi dushikame. Natwe turashikamye kandi turagushaka, turagukeneye. Ngwino ubane natwe, ngwino tuyobore, utugeze mu gihugu wasezeranyije ubwoko bwawe, bw'abazakumvira, bw'abantu bazagendana nawe, bw'abazemera Kristo nk'umwami n'umukiza wabo. Mu izina rya Yesu Kristo niko dusenze, mu izina rya Yesu, amen. Yesu abaho umugisha mwinshi cyane, kandi abakomeze cyane, kandi abahe gushikama. Imana ibaho umugisha. Jewe yari Josiah. Imana ibaho umugisha cyane. Bye bye.